twambutse umupaka twakodesheje inzu ye ntabwo nanjye nishyizemo ngo twarakodesheje ntabwo nari mpari gusa ariko bakodesheje ntabwo mbarwamo niho twabaye igihe mbere y'uko tujyanwa mu kampu hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo ibindi birababaje ibyo ntabwo ari bishekeje u Rwanda rwacu rufite amateka arimo ibyiciro byinshi hari ibyo nzi hari ibyo ntumva neza byabayeho mbere yanjye byabayeho ndi umwana hari byabayeho nkuze hari biriho n'ubu ngubu icyo nshaka kubiheraho naza gutanga ingero nk'ebyiri eshatu cyangwa tubona umwanya ndakomeza reka mbanze mpere ngewe ku rugendo rwanjye nk'umuntu ndi umwana muto bamwe hano bagomba kuba banzi ntabwo ari benshi bagomba kuba ari bake bari mu myaka nk'iyanjye bashobora kumenya ibyo ngibyo twabaye impunzi umuryango wanjye warahunze mfite imyaka ine aho ngaho cyangwa se niba yarirenzeho mikeya duhunga uko abantu bose bahungaga iyo abantu bahunga nta nubwo babanza ngo bajye inama umwe afata inzira y'undi agafata iy'undi wenda bagira amahirwe bakazagera aho bahurira data we yanyuze i Burundi arakomeza anyura muri Kongo i Bukavu anyura Goma arakomeza duhurira i Bugande ahantu hitwa Kamwezi hakurya y'umupaka hariya maze amateka ni ikintu cyiza cyane kandi isi ubanza ari ntoya cyane ahantu twashyikiye bwa mbere muri Uganda twambutse umupaka hakurya y'umupaka ha Kamwezi ni iwabo w'umuntu wahoze ari Chief Justice hano mu Rwanda Rugege muramwibuka Sam Rugege ise nawe Rugege twambutse umupaka twakodesheje inzu ye ntabwo nanjye nishyizemo ngo twarakodesheje ntabwo nari mpari gusa ariko bakodesheje ntabwo mbarwamo niho twabaye igihe mbere y'uko tujyanwa mu kampu murankore ahantu za Isingiro bitaga Nshungerezi niho twabanje tuvuye aho nyuma yaho tujya Toro naho
hirya gato. Icyo nshaka kuvuga ubwo ibindi ndagenda mbisimbuka, ariko muri urwo rugendo rwo mu mpunzi turi muri Toro nyine aho ngaho hari abandi twabanye muri izo mpunzi bashobora kuba bari hano. Hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo, ibindi birababaje, ibyo ntabwo ari bishekeje. Icya mbere, njye nk'umwana muto ikintu nahigiye kandi nkigiye umuryango, mbese kigahora kiza mu mutwe kurinda ngeze iyi myaka. Nari kumwe na data umbyara, yagiye gusura abantu b'impunzi bandi hirya aho twari dutuye. Tugaruka tugarutse mu rugo, dusanga ahantu hari abahigi abatoro barahigaga, barazaga kuko twari mu mashyamba, kaza bahiga, bategaga ibintu ubutimba, babyita iki mu Kinyarwanda? Nets. Hari irindi jambo ry'Ikinyarwanda? Ubutimba ni ntabwo numva. Inshundura yari imitego ariko y'imigozi, imitego y'imigozi, noneho bagahinda inyamaswa zikagenda zigategwa n'aya migozi, zikagwamo, imigozi ikazihambira, bakaza. So tugenda tunyuraho dusanga aho abahigi bari, ndetse bavumbura inyamaswa iriruka, agasha gasimbuka ya migozi ntiyagafata, ariko ubwo amacumu mu kirere bashaka kugatera amacumu, noneho karabisimbuka kiruka kajya mu kampu aho twaganaga. So data icyo gihe arambwira, turareba aka kanyamaswa gacitse bariya abantu bagahigaga, ati buriya, ati ntuzi ko dufite ibibazo mu mpunzi hano, tutagira n'ibyo kurya? Ati buriya tugeze mu rugo tugasanga kinjiye mu nzu, kahungiye mu nzu yacu, atuzi ko nta burenganzira dufite bwo kugafata ngo tukabage tukarye kubera ko dushonze. Nkamubaza nti kuki? Usibye ibyo, ati nta nubwo twagafata ngo tugahe bariya bagahigaga bari bagakurikiye kacitse. Ati icyo dukwiriye gukora, icyo twakora ni ukukareka kagenda, kakazaba kagwa ku bandi. Buri gihe icyo kintu cyakomeza kukinza mu mutwe kugeza n'uyu munsi. Kuko cyari gifite uburemere bwo kuvuga ati ntabwo si inyamaswa twahize, yacitse, irahungisha ubuzima bwayo, igize amahirwe icitse abayihigaga, yinjiye mu rugo. Ntabwo ni ukuvuga ngo twaba dukoze ishyano, uwo mugayo ntitwawukira
wo kwica iyo nyamaswa yacitse abayihigaga, reka izagenda igwa ahandi itaguye kuri twebwe. ubwo urumva ni ku nyamaswa, ariko noneho ku bantu byo bigomba kuba bifite uburemere bwinshi burenze. ubwo icyo gihe ubwo data bambwiraga ibyo, yashaje mfite imyaka mikeya muri 72. ariko mu byamwishe nabyo sinzi ko harimo, ndaza kubabwira sitore nyine nayishekeje. we nta nubwo ari ukuvuga ko yari umunebwe cyangwa ngo ni iki. in fact ahenshi aho yagiye aba impunzi zatoraga abantu baziyobora iteka aho yabaga ari, bamutoraga kuba umuyobozi wabo. ariko byamwishe nubwo yagize uburwayi nk'uko abantu barwara bakagira, ariko bifite ahandi byakomotse. aho byakomotse nicyo mu cyongereza bakwita kuba broken. impamvu ni iyi: hari bamwe babizi hano, mwigeze mwumva muzi ikintu bitaga, cyangwa n'ubu ko bacyita, sinzi abagifite ubu, trafipro. murayizi trafipro? mwarayumvise? burya trafipro ni iya data, niwe wayubatse, niwe wayishinze muri 55. amateka ni igitangaza, bifite n'ibipapuro byabo by'abantu b'icyo gihe na sinya iriho. ariko baje kuyimwambura muri aya mateka y'u Rwanda. bamwe bayungukiyemo, bayibenyemo, baracyariho, bamwe barahari. hari n'abo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga, ahubwo ntibashake kuyambwira. ariko hari n'abandi bayambwiye. ariko harimo abantu bamwe mushobora kuba muzi. ubwo data amaze kuyishinga, yasoshetinze, yashyizemo abantu bitwa, hari umugabo witwa Gaposho, kugira ngo bamwe muramuzi. se yitwa Mbuguje, akaba Murara ntabanza atakiriho. n'abandi yayishinze, nibo bayishinze, n'amafaranga arahari yayishyizemo, n'abandi ko yabazanye mu rutonde rwabo bari nka 7. abo nibuka nabo 2, Mbuguje na Murara. igihe cy'ubukoroni abantu kwa Bakayibanda n'Ababiligi n'Abasuwisi barayifata, yari yayubatse, bayimwambuye muri 58 cyangwa 9, 58 ngira ngo. irakura, abayizi kera nabwo muri 77, 78 itangira, naje hano mu Rwanda, njya mu iduka rimwe rya Trafipro, kubera ko aya mateka nayo narayumvise. gusa kureba ibirimo usanga baragurishamo ibintu byinshi: amakarayi, amabesene, amasabune,
ibintu byose ngira ngo byagurishwagamo. So kuba yaratwaraga nk'ibyo, hanyuma yacuruzaga n'ikawa, yacuruzaga ikawa ka-exporting. So yari entrepreneur yes, by any standard. Now story rero nza kubagereraho ni iki. Ubwo turi mu mpunzi and how he was broken, yisanze mu buzima, mu mutwe we yumvaga ntacyo yagukorera kugira ngo abubemo, ahubwo yahitamo gupfa. What does it mean? Icyo bivuze ni iki? Mama we nawe ntabyo yari amenyereye, ariko yafashe isuka arahinga kugira ngo tubeho. Data biramunanira, avuga ati ntabwo nahinga, simbizi, sinzanabigerageza. Njyewe kwanza byabaga byabonetse yarabanza akareka twebwe nk'ubu bati njyewe niyo ntagira ikintunga gitunga umubiri wanjye nkapfa, I'm happy. Now hakaba hari umuntu twari duturanye w'umusaza, abantu bamwe wenda hano baramuzi, hari umugabo witwaga n'izina rye ndabwibuka, umusaza nawe wari umeze neza bwo mu Rwanda kera nk'ibyo, yitwaga Burasa. Twari duturanye, akajya abwira data ngo we ntabwo azapfa nkawe, ngo we agiye kugerageza ahinge. Aramubwira ati gerageza, ati rwose kandi ntuzangaburire, nzicwe n'inzara, ntabwo nzajya ibyo kurya byawe wahinze. Uwo mugabo atangira kujya kwiga guhinga rero, aragenda yari kumwe n'abandi n'umugore barahinga. Muzi ibintu bita amayogi. Amayogi, those small hills bashyiramo imigozi y'ibijumba. We arahinga, amaguru ye ahagaze hamwe, ya mayogi aguma yirundaho ibutaka, hanyuma aza kunanirwa kuvamo rero. Ariko akakomeza agahinga, akabona abandi bo barakomeza baravamo. Ageze aho ahamagara umugore we n'abandi bari kumwe bahinga, avuze induru arirahira, ngira ngo yarahiga niba ari Kitatire niba ari nde, ati avuga izina rya data, ati yarambwiye, ati none kambayeho, ati so hagombye kujya abantu kujya kumuvanamo, kuko ntabwo yari azi kwavamo, yatabye amaguru ye yombi ageze hejuru y'amavi, yageze amayogi. Akababaza ati ariko mwe muvamo mute? So icyo gihe, then my father nibwo yamubwiraga ati ariko ati nibi wambwiraga, ati sinavuye ko ibyo kurya byawe ntabirya, ati ubu hari ibizera aha ngaha waheze, keretse niba ari wowe uzeramo, kuko niwe. So ariko we rwose gave up, ubwo ko ntabyo azakora. And I think in the end bigomba kuba byaragize effect. Ibi byose ndabivugira iki cyangwa icyatumye mbibabwira ni iki?
mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umuryango, mu buzima bw'igihugu. Harimo ingorane nyinshi. Wahitamo guhangana nazo, ukora ibishoboka byose, n'ibyo utari uzi, n'ibyo utigeze, n'ibyo wenda bikakugeza ku wundi munsi, ku kindi gihe, bigatuma ugera ku bindi. Cyangwa se bishobora no gutuma ukora ibibi bidakwiye, wenda niyo byakurengereza iminsi, byakurenza iminsi, imbere ikibi wakoze kikahagusanga. Ubwo hagati aho abandi baba babiguyemo nabo wenda ntibagire uko bangana. Cyangwa se icya gatatu, ushobora kwiheba ukavaho uti jyewe n'ubundi ntacyo nakora, ntacyo bimaze, ukabigwamo nyine. Ni ukuvuga rero ngo iteka abantu bagira amahitamo buri gihe, buri mwaka, buri myaka 3, buri 5, buri 10, buri y'ubuzima bwacu twese tugira ibyo duhura nabyo bikujegezwa, bigatuma uvuga utari ku ibi nahangana nabyo nte, nabinyuramo nte, ndetse bitari ibyo gusa nkigirira akamaro, ariko nkaba nakabagirira n'umuryango cyangwa n'abandi. Ni ubuzima bw'amahitamo iteka, ugomba guhitamo. Nicyo rero iteka kenshi mbwira abantu, uburyo bwiza bwo guhitamo ntabwo ari ugutegereza ukubwira, ukubaza, wowe uribaza, urivugisha, you have a conversation with yourself. Iteka hora upima, wipima, nk'umuntu waba yipima temperature, agapima umuriro we ukuntu umeze, cyangwa agapima umutima we ukuntu utera, uripima. Kandi iyo wipima nibwo umenya ukuri. Iyo ushaka ko abandi bagupima, uhora wibwira ko bakubeshya, cyangwa se banakugirira nabi, cyangwa se bituma n'umuntu avuga atari ku wowe urambwira kuki, urinde. Bituma ndetse abantu kenshi baba defensive. Niyo umuntu akubwiye ukuri kukureba, akenshi iyo bitari byiza, iyo ari undi muntu ubikubwiye, ni intambara, haba impaka nyinshi zitari ngombwa. Ariko iyo ari wowe wibwira, iyo ari wowe wipima, wibwira, warakarira ndetse atari wowe. Ibyo rero bikavamo ko ushobora guhitamo kubikosora, ukajya mu nzira nzima, cyangwa se ukibeshya, ugahitamo nabi, ingaruka ukazaba uhura nazo imbere. Ariko iteka umuntu wese afite amahirwe yo kuba yakwibwira ukuri, agahangana n'uko kuri muri we, bitagombye guturuka mu wundi muntu.
ibyo nibyo bigira akamaro cyane cyane. Iyo bitegereje ko ugomba kubwirwa n'undi muntu habamo ibibazo nyine.